Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana umunsi ku munsi byuka urabagirane. Uwiteka Nyiringabo Imana nakomeze kukwiyereka, akomeze kukwigaragariza. Mwami w'amahoro aguha umugisha w'ibihe byose. None turi kuwa gatandatu, itariki ni 15, ukwezi ni ukwa munani, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana agukuyeho agasuzuguro kose umaze igihe usuzugurwa. Hari agasuzuguro wasuzuguwe, ariko Uwiteka Nyiringabo aguciyeho agasuzuguro, akagukuyeho. Nkundira turebana ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, bice byaho ni 60, maze unkundire dusome duhereye ku murongo wa 14. Haranditse ngo abahungu b'abakurenganyaga bazaza bakwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwita umurwa w'Uwiteka Siyoni, aho Uwera wa Isiraheli. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nonaha Imana igiranye nawe isezerano, nonaha Imana ivuganye nawe. Imana y'amahoro irakwigaragaje. Imana ivuganye nawe iby'imbaraga. Imana ivuganye nawe ibidasanzwe. Umva icyo Imana ivuze nonaha ngaha. Iravuze ngo abahungu b'abakurenganyaga, b'abakurenganyaga. Hari abantu barenganyije ubuzima bwawe. Hari abantu bamaze iminsi bakunaniza. Hari abantu bamaze iminsi bagutsikamira. Hari abantu bamaze iminsi bakurwanya. Hari abantu bamaze iminsi ibyawe babikubita hasi. Ariko umva icyo Imana ivuganye nawe. Iravuze ngo abo bantu bakurenganyaga, abo ngabo abamaze igihe bakurenganya, abamaze igihe baguhuguza, abamaze igihe bagucunaguza, abamaze igihe bagukoza hirya no hino. Ariko cyo nkundira Imana ntireba nk'abantu, ntireba nk'abantu. Abantu barakurenganyije bavuga ko ntaho uzagera. Abantu barakurenganyije bavuga ko ntacyo uzimarira. Abantu barakurenganyije bavuga ko ntacyo uzigezaho. Abantu barakurenganyije bavuga ko nugende bakwirukana mu kazi gutyo bataguhaye imperekeza. Urafungura bizinesi baraza barayihombya gutyo gusa urarengana. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu barakurenganya, abantu barakurenganya, barakurenganije mu muryango, barakurenganya, barakurenganya rwose. Bandi bana bafite uko bafatwa, ariko wowe baraguheza mu bitekerezo. Babona utatanga ibitekerezo, babona utatanga inama, urahezwa, urajugunywa, ushyirwa kure. Ariko Imana ishimwe, ibintu irabihinduye. Iravuze ngo abahungu b'abakurenganyaga. Reka nkubwire, igihe kirageze Imana ikuzamure, utangire gukoresha abantu bakurenganyije. Hari abantu bigeze bakurenganya igihe kimwe, bakwima akazi wari ugakeneye, bakwima amafaranga wari uyakeneye, banga kugufasha wari ukeneye gufashwa, banga kuguhumuriza wari ukeneye ihumure, ariko banga kukugaburira ushonje.
ariko abo ngabo bakurenganyije, abo ngabo bagiye kuza. Hari abantu baguhemukiye barakuroga, hari abantu bakuhemukiye baraguteranya, hari abantu bakuhemukiye bakuvuga nabi. Igihe kirageze ngo baze bakwikubita imbere. Abaguhemukiye bose bagiye kuza bakwikubita imbere. Abaguhemukiye bose bagiye kuza bapfukama imbere y'ubuzima bwawe basaba imbabazi. Mana we, Imana iy'amahoro iyo yakugarutseho abantu baratungurwa ngo bazaza bakwikubita imbere, ngo n'abagusuzuguraga bose. ariko umva sha, hari abantu bagusuzuguye baragusuzugura koko. Hari abantu bajya basuzugura, umuntu akagusuzugura atakurusha amashuri, akagusuzugura atakurusha urugo rwiza, ariko ugasuzugurika kuko uri mu gihe kibi. N'abagusuzuguye bose abo ngabo hari igihe kigiye kugera abo ngabo buname bakunamire. Nutambuka buname, nutambuka bace bugufi, nutambuka baze bagusuhuze n'amaboko yombi, batangire kuza bakwibwirishe amagambo. Bagiye kunama ku birenge byawe bakwita umurwa w'Uwiteka. ariko umva icyo kintu, wundi bavugaga ngo uri umutindi, wundi bakubwiraga ngo uzapfa ntacyo wimariye, bamwe bakubwiraga ngo uzapfa ntacyo wigejejeho, abo nibo bagiye kuza bakakwikubita imbere, bakakwita uwahiriwe, bakakwita umunyamugisha, bakakwita umutsinzi, bakakwita umunyembaraga. Amazina agiye guhinduka, bagiye kugusuhuza mu byubahiro, batangire kuvuga ngo banyakubahwa, batangire kugusuhuza n'amaboko yombi. Bagiye kukugarukira utigeze ubibasaba. Bamwe banze kugutumira mu bukwe bwabo, bamwe banze kuguha ifuti bakagutera ivumbi n'icyondo. Abo ngabo bamwe bagusuzuguye, bamwe bakurebye bakavuga bati si uyu nguyu, subirayo genda. ariko Imana y'amahoro yavuze ngo bagiye kuza bakwikubita imbere, ngo noneho ngo bavuga ngo uri umurwa w'Uwiteka, Siyoni aho uwera wa Isiraheli. Nubwo waretswe ukarekwa ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo. Umva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo nzaguhindura. Ndafashijwe n'ukuri, aravuze ngo nzaguhindura. Imana y'amahoro ishimwe. Nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo. ariko Imana ishimye ko iguhaye ubwiza. Imana ishimye ko igusize amavuta y'umunezero. Imana ishimye ko igusize amavuta yo guseka. Imana ishimye ko ikuye ubwirabure ku maso yawe. Imana ishimye ko ikuyeho agahinda. Imana ishimye ko iguhaye ijambo. Imana ishimwe ko ugiye kwicara ku meza y'abakomeye ukavuga ijambo bakaritega amatwi. Imana ishimwe ko ugiye nawe kwicara mu biro, nawe ukicara ukabona akazi keza k'umugisha k'icyubahiro. Imana ishimwe ko ihaye umugisha izina ryawe. Imana ishimwe ko iguhagurukije bundi bushya. Imana ishimwe ko igukomereje amaboko. Imana ishimwe ko iguhaye icyubahiro. Imana ishimwe ko iguhaye ijambo. Haleluya. Imana ishimwe ko ikwimanye. Imana irakwimanye mama, Imana irakwimanye papa, Imana irakwimanye, Imana irakwimanye. Akira kurengerwa n'Imana. Imana irakwimanye, Imana irakwimanye nshuti y'umusaraba. Imana irakwimanye, Imana irakwimanye. Akira kurengerwa n'Imana, akira gukomezwa n'Imana, akira kuzamurwa n'Imana. Nubwo waretswe ukangwa ukajugunywa, ariko Uwiteka agiye kukurutisha ayandi mahanga. Aguhaye ibyishimo bihoraho, aguhaye umunezero uhoraho. Imana ishimwe. Kandi uzonka amashereka y'amahanga, uzonka amashereka y'abantu. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umwami wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga. Ugiye kumenya Imana wasenze. Abantu ntibari bakayibona, kandi nawe ubwawe nubwo uyisenga wari utaramenya ngo ni Imana ikora gute. Ugiye kubona imikorere y'Imana.
ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona imirimo y'Imana. Ndagushima Mana, uri Imana igira neza, uri Imana ihindura ibihe. Muri ibyo urabagirane, ndagushima Mana, kugarutse ku barenganijwe, ugarutse ku batawe, abajugunywe, ugarutse ku baretswe, ubagarutseho Mana, ubagarutseho urabarengeye, ubagarutseho urabarwaniriye, ubagarutseho ubabambiye amahema, ubagarutseho bakuyeho igisuzuguriro, ubagarutseho Mana, ubagarutseho. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru. Ndakwinginze Mana, garura icyubahiro cy'umumama. Hari umumama waretswe, hari umumama wasuzuguwe, hari umumama wambuwe ijambo. Mugarurire icyubahiro cye Mana, mugarurire agaciro ke Mana. Reka wongere umunezeze, reka wongere umusetse, reka wongere Mana umuremere amashimwe, umuremere ubuzima. Reka uremere, garura agaciro k'uyu mugabo, garura agaciro k'uyu mukobwa, garura agaciro k'uyu musore. Mana hindura ibihe, byanze guhinduka ubihindure, usobanura ibidasobanutse. Uri Imana nzima, uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana yo gutambirwa no kuririmbirwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kuko zibikomeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Imana iguha umugisha wo ugiye gusheyaringa buno buhanuzi, busheyaringe byibura abantu batanu. Niba wumvishije ino byuka urabagirane buno buhanuzi, busheyaringa abantu batanu. Ngiyewe ndagusengeye, ukibusheyaringa Imana iguha umugisha, ukibusheyaringa Imana iguhagurutse, ukibusheyaringa Imana iguteze intambwe igukureho agasuzuguro mu izina rya Yesu Kristo. Kora subscribe niba utarayikora. Imana iguha umugisha, kanda like, comment yawe ni ingenzi, wandika utamena. Imana igukureho agasuzuguro. Haleluya. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.